amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro kuri Radio Rwanda, utumva radio bikumariye. Ubona ka radio kanje kaba ku musego, iyo amakuru ageze nzi isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Tubashimiye mwese mu gukurikira gahunda zitandukanye za Radio Rwanda. Tugeze ku saa 6:45 no mwatsi bageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye, dore ingingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Gahunda yo gukusanya amakuru no gushyira abaturage mu byiciro bishya by'ubudehe yongeweho icyumweru nyuma y'uko igihe cy'iminsi 3 yari yahawe cyarangiye abagera kuri 60% gusa aribo bashyizwe mu byiciro. Mu karere ka Muhanga hari abaturage basaga 100 bangirijwe imitungo yabo mu murenge wa Kibangu. Bangijwe imitungo yabo n'iyubakwa ry'umuyoboro w'amashanyarazi watangiye kubakwa mu kwezi kwa kabiri umwaka, none ntibarabona ingurane y'ibyabo. Mu Bwongereza ibikorwa by'ikingira rya COVID-19 byatangiye kuri uyu wa kabiri. Minisitiri w'intebe mu Bwongereza Johnson Boris yavuze ko ari intambwe ikomeye itewe mu kurwanya COVID-19, ariko ngo igikorwa kizatwara igihe kinini kubw'ibyo Abongereza bakwiye gukomeza kwirinda. Muri Ghana ho amakuru ari kuvuga ko Perezida ucyuye igihe Nana Akufo-Addo ari we uzi imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere. Tubafitiye n'amakuru akomeje kuvugwa mu mikino. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, muri kumwe na Martin Nyirijabo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA yongeyeho icyumweru kuri gahunda yo gukusanya amakuru no gushyira abaturage mu byiciro bishya by'ubudehe. Ni igikorwa ubusanzwe cyagombaga kumara iminsi 3 guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize kugeza ku cyumweru, ariko umuyobozi mukuru wa RODA Claudine Nyinawagaga yavuze ko byageze ku cyumweru abaturage bangana 60% aribo bamaze kwitabira gahunda yo gushyirwa mu byiciro bishya by'ubudehe. Hari hasigaye umubare munini, ariyo mpamvu gahunda ikomeje. Madame Nyinawagaga Claudine yabwiye Radio Rwanda ko urubyiruko rwibana ku mpamvu zitandukanye bashyirwa mu byiciro aho batuye, ariko ko nk'abakozi bo mu ngo bo bakwibaruriza iwabo aho ababyeyi babo batuye. RODA yongeye kwibutsa abaturage ko ishyirwa mu byiciro bishya by'ubudehe bigomba kujyana n'imibereho y'abaturage, abaturage bagatanga amakuru y'ukuri nk'uko bisobanurwa na Madame Claudine Nyinawagaga, umuyobozi wa RODA. Umuntu akwiye kujya mu cyiciro akwiye kijyanye n'imibereho y'urugo rwe, ntabwo umuntu ajya mu cyiciro gusa kuko umuyobozi yabivuze atyo. Dufite n'ahandi aho abaturage banga nabo kujya mu byiciro bakwiye kuko yenda bakibisanisha n'ibi dushoje, ndetse rimwe na rimwe bakabihuza no ngo nzabona mituwele, nzabona iki niki, bakabara ngo ubufasha leta izabaha, bose bagashaka kujya muri da, bagashaka kujya muri ca, bikica uko gahunda yakagenze. Kuko umuntu ajya mu cyiciro akwiye kujyamo, umuntu ajya mu cyiciro kijyanye n'imibereho y'urugo rwe, ntabwo ajya mu cyiciro umuyobozi yamuhitiyemo cyangwa nawe yihitiyemo, ahubwo umuntu ajya mu cyiciro akwiye kujyamo bigendeye ku bisabwa. Ubu byumvikanye neza ko abaturage ari bafite ijambo mu kugena uko bajya mu byiciro. Bafite ijambo, ariko tukabasaba kuvugisha ukuri, tukabasaba ko nabo atumva ngo ari bujye aho ashaka ngo azabona ubufasha, kuko nta nuzi ngo bizagenda bite, bizakoreshwa bite. Icyo bizakoreshwa mbere na mbere ni igenamigambi, bizaduha amakuru dushingiraho tunoza za gahunda zitandukanye. Icyo cy'ubufasha sinzi aho bagikuye.
Urere yari Madame Claudine Nyinawagaga, akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA, ku bijyanye no kujurira icyiciro umuturage yashyizwemo akaba atakishimiye. Madame Nyinawagaga yavuze ko ujurira abigeza ku mukuru w'umudugudu agahamagara inteko y'abaturage akaba ariyo ifata umwanzuro. Mu yandi makuru nuko ibitaro bya Gatunda ni mu karere ka Nyagatare, umukuru w'igihugu yemereye abaturage baho kuri ubu byatangiye gukora. Abaturage bakaba babyishimiye kuko byabaruhuye ingendo bakoraga bajya ku bindi bitaro hirya no hino, cyane cyane mu karere ibitaro by'akarere ka Nyagatare. Mu kanya kashize havuganye n'umunyamakuru wacu Munyaneza Geoffrey atangira tubwira uko abaturage babyakiriye. Abo twaganiriye mbere na mbere batangiye bambwira ngo amata abyaye amavuta, ngo ingendo bakoraga bava za Kiyombe, kuva Kiyombe igera Nyagatare ni kilometero zirenga 50, habaga ari kure cyane. Bagera no ku bitaro Nyagatare ugasanga hariyo ubushushike bw'abantu benshi baje kwivuza kuko wasanga ari byo bitaro byonyine biri mu karere. Ugasanga wa murwayi wavuye Kiyombe, wavuye Mukama, aje kwivuriza i Nyagatare ku bitaro yahawe transfer ku kigo nderabuzima, ugasanga nanone ya serivisi nayibonye ko bikwiye kamara iminsi 2 cyangwa 3 tarabona umuvura. Nayo mpamvu turi kumwe n'umugabo dusanze hanga ku bitaro bya Gatunda, nabo tugiye ko atuye hano Gatunda, ndetse yari yaje kwivuza yitwakije Imana Samuel. Aratangira tubwira ese Samuel mutarabona bino bitaro mwivurizaga hehe, ubuzima bwari bumeze gute abaturage ba Gatunda na Zamukama? Ubuzima uko bwari bumeze, abaturage bavaga Kiyombe nk'uko bivuze bakoresha ibirometero bisaga 50 n'ibindi, ndetse abandi bagaturuka mu misozi bita za Kabuga hafi y'Uganda. Ababyeyi hari ababyariraga ku muhanda kubera urugendo rwabaye rurerure, ndetse bagera no Nyagatare bitewe n'ubucucike bw'abantu benshi, bitewe n'abantu benshi baga bakiriye aho ngaho, bikaba ngombwa ko bararana, bakarara bagakora iminsi 2, 3. Ariko aho bitaro byagereye amata yabyaye amata niko nabyita. Nanjye ubwanjye by'umwihariko nari mfite indwara yatumye mfata indege njya mu gihugu cy'Ubuhinde kunkuramo impyiko. Imiti yayo cyari ikibazo gikomeye kuko byabaga ngombwa ko njya Faisal nkamara iminsi 3 ntarabona imiti, bikaba byanziramo n'urupfu bitewe n'uburyo impyiko yabaga itegereje gufata iyo miti. Ariko hano Perezida wa Repubulika yaduhaye abaganga b'inzobere specialiste beza cyane dushima, imiti barayitwandikira ku gihe. So farumasi zaho ziba ziri tayari ziduha imiti bihari y'impyiko, ya diabete ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ikindi kiyongeyeho ibizamini nakoreshaga byabaga ngombwa hari byajyanwaga hanze rimwe na rimwe, ndetse n'ibyoherezwaga muri Faisal, bifatirwa Faisal ngakora urugendo n'amatransport bitangora cyane. Ibyo byose byabaye igisubizo kuri njyewe ndetse no ku baturage bose b'Abanyarwanda muri rusange. Perezida wa Repubulika yaduhaye igisubizo kuri twebwe gishimishije rwose, muzamudushimire cyane. Reka tumushimire. Murakoze cyane. Marite muranyumva neza? Ndakumva cyane. Turi kumwe rero n'umuyobozi w'ibitaro bya Gatunda witwa Dr. Ngabonziza Isa, akaba ari n'umuganga muri ibi bitaro. Reka nawe tumwakire atubwire se koko ibi bitaro icyo byagenewe kirimo kirabyaza umusaruro 100%. Tubaye ikaze rero Isa. Murakoze cyane. Ibitaro bya Gatunda byatangiye ku mugaragaro, bitangiye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika itariki ya 4 z'ukwa karindwi. Icyo gihe byatangiye tukiri abakozi bakeya, ndetse n'ibikoresho byari birimo bikiri mu nzira byaratinze kubera covid yagiye bitinda, bigenda biza bukeya. Icyo gihe ntabwo twahise dutangira kwakira abarwayi kuko twari tukirimo kwikusanya. Twatangiye kubakira mu kwezi kwa 9. Mu kwezi kwa 9 rero nibwo dutangira nabwo twakira bivuza bataha gusa, kubera yuko twari tarabona n'ibindi bikoresho byo mu bitaro. Hanyuma y'ibyumweru 2 tubona kwakira abarwayi barara mu bitaro. None uko iminsi igenda yicuma niko umubare w'abarwayi twakira ugenda uba mwinshi, ku buryo wenda tugezemo mu mibare mu kwezi kwa 9 twakiriye abarwayi 354. Mu kwezi kwa 10 twakira 662. Mu kwezi kwa 11 twakira abarwayi bagera mu 1444. Ubu tukaba turi mu cyumweru cya 2 cy'ukwezi kwa 12, ariko turabona imibare igenda yiyongera uko abaturage bagenda bamenya serivisi dutanga, ndetse n'uko natwe tugenda twiyubaka mu bushobozi haba mu bikoresho ndetse n'abakozi.
murakoze cyane. Geoffrey, ukiri kumwe n'uwo muyobozi w'ibyo bitaro bya Gatunda, bavura indwara zose kuko hari aho usanga hari ibitaro bimwe biba bivura indwara na kwita rusange, ariko se hari ahandi ibitaro biba bifite no kuvura indwara zihariye, ubwoko bw'indwara bwihariye. Aho ngaho haba hari n'abasipesialisite bavura indwara zihariye nko kuvura amenyo, amaso, ubuvuzi bw'indwara butagaragara hirya no hino mu gihugu. Murakoze. Mu by'ukuri ni ibitaro biri ku rwego rw'akarere, ni ukuvuga ibyo bita hôpital de district, bivura indwara zose muri rusange, ariko n'izo waruvuze z'umwihariko turazikora. N'ubu serivisi y'amenyo yaratangiye, ubu twakira abarwayi bari hagati ya 20 na 30 muri serivisi y'amenyo. Dufite umuganga wabizoberewemo, dufite n'ibikoresho byose twakenera. Serivisi y'amaso nayo turenda kuyitangira, twari twagize ikibazo cy'ibikoresho nk'uko nabivuze byatinze mu nzira, ariko ubu ngubu birimo bihagera. Minisiteri iri gukora ibishoboka byose kugira ngo nayo tube tuyifite mu minsi mikeya. Dufite serivisi y'imirire, dufite serivisi y'ubugororangingo physio, dufite serivisi zo gufasha ababyeyi haba mu kuboneza urubyaro, haba mu kubasuzuma batwite, ibyo bita CPN, ndetse no kuba twababyaza nabyo twaratangiye, n'ubwo wenda tugenda twibuka gahoro gahoro, ariko mu by'ukuri serivisi zose umurwayi yakenera turamufasha, ndetse n'izakenera abatari hano tukamufasha, aba ari transfer tukayimuha, akenera kugenda muri ambulance nayo turayifite tukamutwara twamaze kubwira n'aho agiye, ku buryo serivisi zose uwayikenera yaza hano twamufasha. Geoffrey Munyaneza, reka tubashimire cyane. Urakoze cyane. Natugana ku musozo, icyo navuga nuko ibi bitaro byaje kunganira abaturage batuye imirenge ya Gatunda, Mukama, Kiyombe, Karama ndetse n'umurenge wa Rukomo. Urumva ko abo bakoraga izo ngendo ndende zose bajya Nyagatare zabaye ingufiya, barishimye cyane. Uwo rero yari mugenzi wacu Geoffrey Munyaneza, tumushimira cyane. Mu yandi makuru nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri wa kabiri yitabiriye inama mpuzamahanga yitwa Kusi Ideas Festival itegurwa na sosiyete ya Nation Media Group ikorera mu gihugu cya Kenya. Ibiganiro bibera muri iyi nama biribanda ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku bukungu bw'umugabane wa Afurika n'icyo uyu mugabane wakora mu rwego rwo kongera kwisuganya ngo busubire ku muvuduko bwari buriho mbere y'iki cyorezo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yagaragaje ko ibihe bya COVID-19 Afurika irimo bigoye, bityo ko kubisohokamo bisaba ubufatanye. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba abagatuye bafite impano karemano zo guhanga udushya twafasha mu guteza imbere imibereho y'abaturage. Yakomeje avuga ko hakwiye gushakwa izindi nzira zo gushora imari mu bikorwa remezo mu baturage kugira ngo bakore biteze imbere, no gutanga urubuga rusesuye mu bijyanye na politike n'ubucuruzi kugira ngo akarere ka Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange bashoboreye gukomeza guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku bukungu. Yagaragaje ko nko mu Rwanda byamaze kugaragara ko iterambere rigerwaho mu gihe nta usigaye inyuma, ahubwo ubufatanye ari ryo shingiro rya byose. Twerekeze mu karere ka Muhanga, aho mu murenge wa Kibangu hari abaturage bavuga ko bahangayikishijwe no kuba batarishyurwa imitungo yabo yangiritse mu kubaka umuyoboro w'amashanyarazi. Sosiyete ishinzwe guteza imbere ingufu ivuga ko aho Ikibangu ubu hariyo umukozi urimo gukosora ibitagenze neza mu mafishi y'abaturage, kandi nibirangira abaturage bazishyurwa mu gihe kigenwa n'itegeko. Reka tubibaze Alexis Namahoro. Ariko ikibazo gihari ni kimwe, nuko tuvugisha ukuri ngo tumenye ngo amafaranga azaza cyangwa se nazaza nabyo tubimenye. Ni umwe mu batangiye kurambirwa nyuma yo kwangirizwa imitungo, kugeza n'ubu bakaba batarishyurwa. Ni umuyoboro ureshya na kilometero zibarirwa muri 30 uvuye hafatiwe amashanyarazi mu karere ka Ngororero. Bavuga ko bangirijwe imitungo hari abaturage basaga 100 kugeza ubu bakaba bakishyuza. Theogene Tuyishime na Habyarimana Jonas ni bamwe muri aba baturage. Twifuzaga ko twebwe ubundi bashyiramo amapoto babanje kutwishyura. Tubaje ikibazo cy'amafaranga batubwira yuko corona yajemo, ariko twizeza ko mu mezi 2 mu kwa 7 amafaranga azabageze ku makonti yacu. Ibyangombwa twarabitanze, twarabyujuje byose, nimero za konti twarazitanze, nta kibazo kirimo, natwe twazo uburyo bimeze. Nk'ubwo ngubwo iryo shyamba bahatemye nagombye kuba ubu ngubu ririmo gukura ku buryo n'ubundi bwo ryazazana umusaruro urenzeho nyuma y'ahangaha. Ariko rero kuko n'ubundi bwo ryatemwe kugira ngo bahacishe iyo linya y'amashanyarazi, ntabwo nzongera kubona cyangwa se nta burenganzira mfite, nta nubwo iryo shyamba rizongera kubaho
kugira ngo rinzanire umusaruro ukuze. Bagaragaza ko kubera imiterere y'imirimo hari naho batabashije gusubira inyuma ngo babe babyaza umusaruro ubutaka bwabo batinya ko bakongera kwangirizwa. Hari naho bagaragaza ko batagizwe n'ibiciro byagiye bibarirwa imwe muri iyi mitungo, ariko kubera ko ari igikorwa cy'amajyambere bagiye bigomwa. Bagiye bakibara amafaranga 1500, kandi urebye ku gikoro habasha kuvamo ibitoki wenda nka 3, kandi igitoki kibara agaciro ntabwo cyaca munsi y'4,000. Ariko turangije turavuze tubwo ari igikorwa cy'iterambere, reka twihangane ko n'ikibazo gihari n'ibyo babaze nabyo nibabiduha. Ku rwego rw'igihugu, sosiyete ishinzwe guteza imbere ingufu iratangaza ko gutinda kwishyura aba baturage byatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse imirimo, ariko nyuma y'uko isubukurwa ubu bagiye kwihutisha igikorwa cyo gukosora ibitameze neza mu mafishi y'aba baturage. Mutazigwa Louis niwe ushinzwe ingurane muri iyi sosiyete. Umugenagaciro yabahaga ayo matariki ashingiye kuri ya minsi itagomba kurenga, ariko akibikora hazamo covid. Umuturage w'icyo ngicyo ntagiye agaciro, areba agaciro ibyo yabwiwe. Aho dusubukuriye gukora amafishi atagiye kujya kushyirwa nubwo twasanze harimo icyo kibazo, tuyasubiza umugenagaciro, ubu akaba ari byo yagiye gukosora. Naza ntabwo amafishi yaba azarenza amezi 3 atarishyurwa, ya minsi igenwa n'itegeko ntabwo izarenga. Ubu twareye tuvugana umukozi we yagiye Kibango kugira ngo ajye gukosora ayo mafishi. Icyo ntaramenya no kuba yagezeyo, ariko nuko amwe ko yagiye. Asaba abaturage bafite imitungo yangizwa mu mishinga itandukanye ko bajya bihutira gushaka ibyangombwa byabo byuzuye. N'uwabo baruje ugasanga afite ka gapapuro kamwe ka kera, kandi ako gapapuro akaba atari ko umuntu ari bugendereho areba ubuso bw'ubutaka. Itegeko rivuga ko nyuma yo kubarura no kugena agaciro k'umutungo wangiritse, nyirawo agomba kwishyurwa mu minsi itarenga 120. Mutazigwa Louis avuga ko ifishi idafite ikibazo nyirayo agomba kwishyurwa hadategerejwe gukosora iz'abandi, ariko ngo iz'abaturage basaga 70 mu murenge wa Kibangu zo zagize ikibazo rusange. Kugeza ubu ngo nta kibazo cy'ingengo y'imari idahagije bafite, ahubwo ibyangombwa by'imitungo bituzuye n'amakosa ajya agaragara muri nimero za konti z'abaturage hirya no hino mu gihugu biraza imbere mu bituma batinda kwishyurwa. Alex Namahoro, Imuhanga. Hari ibitekerezo mwohereje ntabareshya ntagira igikorwa abaturage mu karere ka Muhanga bishyurwa imitungo yabo yangijwe. Daniel Nsayimana ari mu karere ka Nyamasheke mu mudugudu wa Nkomero, ati saho mu karere ka Muhanga abaturage basaba ingurane kuko natwe hano i Nyamasheke Karengera mu kagari ka Gashashi hari abaturage basaba ingurane z'ibyabo byangijwe hanyuzwa umuyoboro w'amashanyarazi. Shizirungu Straton ati n'ukuri rwose ntiyari bicyakorwa kugira ngo abaturage bo mu murenge wa Kibangu bangirijwe ibyabo kubera imiyoboro y'amashanyarazi bishyurwe. Bonimpa Jonas ati ni mu kagari ka Rasano turishimira igikorwa kiri gukorerwa abanyarwanda cyo gushyirwa mu byiciro by'ubudehe bishya, turabyishimiye cyane. Witwa Mwanga Jean Baptiste ati twishimiye nama umukuru w'igihugu perezida yitabiriye, kandi koko ubufatanye nibwo buzadufasha gusohoka mu ngaruka twasigiwe na COVID-19. Nsengiyumva Frederic ari mu karere ka Gatsibo ati abayobozi bajye babanza bashishoze mbere yo gushyira abaturage mu byiciro, ariko nk'uko mwabyumvise abaturage nabo bagira uruhare kugira ngo umugenzi wabo bashyirwe mu cyiciro runaka amaze gutanga amakuru nyayo ku mibereho ye. Muzayisenga Denis ati ibyo bitaro bya Gatunda bizi igihe kuko bije koroshya ingendo abaturage bakoraga bajya kwivuriza kure. Duhinere kuri Sibomana Samuel wagize ati nibyo kwishimirwa cyane kuba umukuru w'igihugu yarahaye abaturage bo mu murenge wa Gatunda ibyo bitaro, twize ko bizabunganira ku buryo nta muturage uzongera kurembera mu nzira. Reka dufate akaruhuko. Niko ja Karame, igihe watuye ibyo bishyimbo nurasoza ngo ngere nigire mu murima, urabona bitarangiye se? Erega birimo injonjori nyinshi, kubitoranya rero birasaba kubyitondera. Ahubwo se mama, ibi byo watuye simba nazuzuyemo do ndebera nawe. Ariko se konzi ko mba nabyitondera, ubu si nabyo ni injonjori cyangwa n'amaso yanjye atabona? Nyamara mama, ushobora kuba ufite ikibazo cy'amaso. Wa mugani wa amaso yanjye si mazima pe, kuko uretse n'iby'imbuto iyo bugorobye mbona icyezezi mu maso yanjye. Ibyo mwavugaga nabumva wibikerenza. Nabonye nejo ubu ninguha amafaranga ubanza gucishiriza ngo nangane. Erega ibyo nkubwira nzi impamvu ntiwibuka ikibazo nari mfite nabasha no kwicira inzara, abuzukuru banjye bangera imbere nkabayoberwa, yewe nanasoma muri Bibiliya inyuguti zikanca mu maso. Ndabyibuka. Ariko saho ngiriye kwishami rivura amaso ikibazo nticyakemutse. Umva rero nkubwire, nawe nutajya kwisuzumisha ayo maso yawe uzisanga wahumye burundu da. Ewe numvise iryo umbwiye ikibazo cyazambaho ninjye waba wizize.
kenshi biratugora kumenya niba amaso yacu ari mazima kugeza ubwo tuba tutakibasha kubona neza. Kugira ngo rero ubuzima bw'amaso yacu buzira umuze, turasabwa kuyisuzumisha tukamenya uko duhagaze. Basanga ufite ikibazo bakakuvura bitihise ugahabwa indorerwamo. Mwe muri munsi y'imyaka 40 mwisuzumishe kenshi amaso mumenye niba nta kibazo mufite. Naho mwe murengeje iyo myaka murakangurirwa kwisuzumisha amaso yanyu buri mezi 18, kandi uko imyaka yiyongera mukazirikana ko ubuzima bw'amaso buhinduka, ndetse kenshi na kenshi bikaba ngombwa kwambara indorerwamo. Kwambara indorerwamo mu gihe usanze ufite ikibazo cy'amaso bizagufasha kubona neza, kongera umusaruro mu kazi kawe, kubona ibigukikije no kugira ubuzima bwiza. One Sight hamwe na Minisiteri y'Ubuzima biratwibutsa ko amaso yacu ari bwo bukungu bwacu. Turasabwa rero kugana ibitaro byose bya leta biri hirya no hino mu gihugu tukisuzumisha amaso yacu. Dukwiye guca wa muco uvuga ngo amaso niyica niyapfa, intera ikaba ngo iyo ubona neza isi kubera nziza. hagamijwe kugera ku ntego u Rwanda rwiyemeje yo guhashya indwara z'inzoka zo mu nda na bilariziyoze bitarenze umwaka wa 2024, Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'umushinga wa End Fund iri mu bushakashatsi bugamije kumenya uko izi ndwara zihagaze mu turere twose tw'igihugu kugira ngo hongerwe imbaraga mu kuzirwanya. No bushakashatsi buteganyijwe kuva tariki 16 Ugushyingo bukazageza ku 25 Ukuboza uyu mwaka wa 2020. Iyi gahunda irakorerwa mu midugudu 300 yatoranyijwe mu mirenge 150. Buri mudugudu watoranyijwe ukaba uhagarariwe n'ingo 20 zatoranyijwe ku buryo bwa tombora. Buri rugo ruhagarariwe n'abantu nibura 3 bo mu byiciro by'imyaka bikurikira. Umuntu wa mbere ari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 4, umuntu wa kabiri ari hagati y'imyaka 5 na 15, naho umuntu wa gatatu ni ukuva ku myaka 16 kuzamura. Abo nabo batoranywa mu buryo bwa tombora. Abazasangwa mwizi ndwara bazavurwa ku buntu mu bigo nderabuzima bibegereye. Abatoranyijwe twese rero twitabiriye gahunda kandi tugira umuhigo wacu wo guhashyiza indwara ziterwa n'umwanda, twirinda kwituma ku gasozi, tugira aho dukarabira intoki dukoresheje amazi meza n'isabune hafi y'umusarane. Izi ndwara ziragatsindwa. Ese mwari muzi ko bimwe mu byago bikomeye zitera harimo nk'igwingira ry'abana, igabanuka ry'amaraso mu mubiri, kuba zahitana umuntu ndetse n'izindi? Duhagurukire kuzihashya rero. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malaria n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda ku nkunga y'umushinga wa End Fund. Bahungu mwe, ese ko witse imitima amajyambere? Igihembwe cy'ihinga gisige nta n'ibiri 10 saruye koko. Nyamara ariko narakubwiye ntigisubizo cy'abahinzi nitubururananira. Ntibatanga imbuto zizewe, bakaguha ifumbire mvaruganda, imirama y'imboga ndetse n'ibindi byinshi bituma umuhinzi abona umusaruro utashwe. Ariko urabizi noneho mfashe icyemezo pe. Tera intambwe gusa, ibindi umukangurambaga watubura azabigufashamo. Azakwigisha uburyo bwiza bwo gutera, asura umurima wawe kenshi, nawe kandi aho uzajya ugira ikibazo ntugatinye kumubaza. Nibyo. Ikindi ibyo uzajya utumiza bazabikugezaho kugiye kandi ubifate hafi. Byihorere. Ndatangirana n'iki gihembwe cya Bergos. Ese waruzi n'ikindi? Ikiye kandi? Mu rwego rwo gukomeza gufasha abahinzi twese gutubura umusaruro. Yego. Tubura yafunguye amarembo mu turere twose twanze ya Kigali. Urashaka kuba umuhinzi wa kijyambere ukihaza mu biribwa ugasagurira n'isoko? Tubura n'umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo. Aya mahirwe ntagucike rero. Fata telefone ukanda akanyenyeri 801 urwego, uvugana n'umukangurambaga wa Tubura ukwegereye, cyangwa se uhamagare ku murongo utishyurwa wa Tubura 2580. Bitihise ugane ku biro by'akagari bikwegereye. Ibyo dutanga byizewe, umusaruro mwiza. Mu gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze umwaka wa 2024, aho 48% bazaba bafite amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ku bufatanye n'abikorera bakomeje korohereza abatuye hatagera imiyoboro migari bagezwaho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba mu ngo, solar home systems, cyangwa se ku nganda nto mini grid. Aya mashanyarazi y'imirasire akoreshwa mu gucana mu ngo, kumva radio,
kureba televiziyo, gusharija telefone ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho inganda nto zigatanga amashanyarazi afite ingufu zifashishwa mu gucana mu ngo, ku byuma bisya, iby'ububaji, gusudira ndetse n'ibindi. Ku bufatanye bw'inzego za leta n'iz'abikorera hateganyijwe nkunganire mu buryo bwo korohereza abifuza kubona aya mashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 cyangwa se 0788 Reka twinjire mu makuru ajyanye n'imikino. Turi kumwe na mugenzi wacu Axel Rugangura. Axel, wiriwe? Ureza cyane Martin. Ni byinshi biba bikomeje kuvuga mu mikino, duhe mu ncamake. Urakoze cyane Martin. Reka amakuru yacu y'imikino turehere hano mu Rwanda, duhere muri Sekafa y'abana batarengeje imyaka 17. Iyi ni Sekafa rero izaba ibera hano mu Rwanda ku itariki 14. Hanyuma rero uko amakipe azaba ahagaze cyangwa se nuko azaba ahura mu matsinda, ibi byose byamaze kuba bijya hanze. Mu itsinda rya mbere rero Pool A, iri tsinda ririmo Abagande, Ethiopia, Kenya ndetse na Sudani y'Epfo. Iri tsinda rero bakaba bazaba bakinira kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Mu gihe irindi tsinda rya kabiri, itsinda B, harimo Rwanda, Djibouti ndetse na Tanzania, aho bazaba bakina kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Akaba rero ari uko iyi Sekafa batinije 17 izaba igenda. Hanyuma rero muri iyi Sekafa turabibutsa ko bari gukina mu mazone, ariko ni mu rwego rwo gushakisha itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Maroc mu kwezi kwa 7 mu mwaka utaha 2021. Hanyuma rero tukiri hano mu Rwanda uyu munsi kandi shampiyona iraza kuba ikomeza. Hari umukino umwe rukumbi uza guhuza ekipe ya Kiyovu ndetse n'ikipe ya Marine Football Club. Akaba ari umukino uza kwera kuri stade Regional Kigali Nyamirambo. Ni n'umukino muza gukurikira kuri Magic FM 90 n'ibice 7. Kiyovu rero n'ikipe ya Marine, amakipe yombi yarabasha gutsinda umukino ubanza. Kiyovu yaratsinze mu by'ukuri ikipe ya Mukura ibitego 3-1. Mukura ikipe ya Marine yaratsinze Gorira ibitego 2-0. N'umukino rero ukomeye cyane n'ubwi Marine iza kuba ikina idafite umutoza wabo mukuru rwa Samanzi Yves, kubera ko ari mu ikipe y'abatangije imyaka 17 twababwiraga haruguru nyine mu ikipe y'igihugu zaba ikina imikino ya Sekafa. Hanyuma rero dukomeza n'andi makuru. Mu kanya kashize yitwa François Regis, akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, yavuze ko amakipe yose atazajya yubahiriza mu by'ukuri ingamba zo kwirinda COVID-19. Aya makipe akaza kugaragarirwaho ko hari abakinnyi baba baranduye cyangwa se abandi bastafu, ko aya makipe azajya afatirwa ibihano, ko bamaze kuganira na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa kugira ngo ijye bafatira ibihano bikarishye. Ibi ngibi rero barabivuga nyuma yaho ekipe ya Rayon Sport hariya mu karere ka Rubavu baje gusanga hari abakinnyi bayo banduye COVID-19. Bikaba na ngombwa ko imwe mu mikino yayo bayisubika. Ubundi ikipe rero niyo Rayon Sport irimo bagiye gukurikirana iby'iyi kese, hanyuma n'ibihano nyine bizabe bisohoka. Hanyuma nihuse cyane nerekeje mu bindi bihugu hirya no hino. Kipe y'igihugu ya Tanzania batanyije imyaka 20 ikaba yitwa Ngorongoro Heroes, ikaba igomba kwerekeza muri Arabia Saudite aho igomba kuzakina imikino 2 ya gicuti mu rwego rwo kwitegura rero imikino igikombe cya Afurika cy'abatanyije imyaka 20 giteganyijwe kuzabera muri Mauritania mu mwaka utaha mu kwezi kwa 2 kuva ku itariki 14 z'ukwa 2 kugeza ku itariki 4 z'ukwa 3. Aba basore batanyije imyaka 20 nyine ba Tanzania bita Ngorongoro Heroes akaba bagomba no kuzakinira imikino 2 ya gicuti nk'uko byamaze kuba bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania TFF. Nyuma y'aho nyemerere nsoreze muri Champions League ku mugabane w'Uburayi, umunsi baraza kuba bakina kuva mu itsinda rya 5 kugera muri itsinda rya 8. Umukino tuza kubageza hano kuri Radio Rwanda ku isaha y'isayine zuzuye z'ijoro. No mukino uza guhuza ikipe ya Rasenball Sport Leipzig iraza kwakira ikipe Manchester United. Manchester United ikeneye kuza gutsinda uyu mukino kugira ngo ikomeze mu mikino ya knockout, mu gihe Paris Saint-Germain kandi kirosa iraza kubikina n'ikipe ya Istanbul Basaksehir. Paris Saint-Germain ikeneye kuza gutsinda umukino kugira ngo ibone itikemerera gukomeza. Ayo niyo makuru avugaga mu isi y'imikino. Urakoze cyane. Reka dukomeze n'andi makuru akomeje kuvugwa mu isi. Mu Bwongereza, umwongerezakazi witwa Margaret
McKinnon yinjiye mu mateka y'isi kuba ariwe muntu wa mbere wahawe urukingo rwa COVID-19 utabarimo abaruhawe muri gahunda y'igerageza. Ni umwongerezakazi w'imyaka 90 waruhawe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo Ubwongereza bwatangiraga igikorwa cyo gukingira abaturage COVID-19 hakoreshejwe urukingo rwa Pfizer-BioNTech. Ubwongereza nibwo nicyo gihugu cya mbere ku isi gitangiye gukingira abaturage bacyo COVID-19. Minisitiri w'Intebe Johnson Boris yavuze ko uyu munsi ari intambwe ikomeye itewe n'Ubwongereza mu kurwanya COVID-19, ariko agaragaza ko iyi gahunda y'ikingira izatwara igihe ku bw'ibyo abaturage basabwa gukomeza ingamba zo kwirinda. Mu gihugu cya Ghana ho amakuru ari kuvuga ko perezida ucyuye igihe Nana Akufo-Addo ari we uzi imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo kwa mbere. N'amatora yarahanganyemo abakandida 12 harimo 2 bahabwa amahirwe cyane aribo perezida Akufo-Addo na John Mahama wigeze kuyobora iki gihugu. Kuri ubu rero kubarura amajwi birakomeje, ariko yamaze kubarurwa araha intsinzi Nana Akufo-Addo uza imbere ya John Mahama. Ku bijyanye n'abagize inteko ishinga amategeko n'ubundi ishyaka rya perezida Akufo-Addo niryo riri kugaragara nk'iryatsinze. Mu yandi makuru nuko umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki 27 Ukuboza w'umunsi mpuzamahanga wo gukora imyiteguro yo kurwanya ibyorezo, International Day of Epidemic Preparedness, n'umwanzuro watowe ku munsi w'ejo kuwa mbere. Reka duhinire nahanga tubashimira cyane. Ngendane Martin Nyirijabo.